Smart Galo ntabwo nenzi ko yarasanzwe bana n'umugabo. Ari nta makuru Isiaka maranye umugabo ukina n'abana ukina na ba nyina afite ijana ku ijana. Zamugweho se. Zamugweho. Babanye imbere y'ivi, babanye inyuma y'ivi. Gihozo. Jewe Uwimana Josephine. Ntago ari byose. Maze kumva icyo amategeko kangufashe abashyingiranywe. Ategeka. Nemeye nta gato. Wowe kwizera Olivier. Ntago ari Kiyovu. Tukazabana uko twabyiyemeje. Amaguru wowe barase ndigaragambije turimo turasesengura ndigaragambije mu myambarire we reba hano reba neza hano iyo ni stati reba neza hano neza ureba akantu k'umukara kari hagati y'amaguru hepfo gatoya reba hano gatoya ariko mu mafoto twabonye cyo muri commentaire z'abandi babonye bari wambayemo ya kabuturiza Namataye kazo yaragaragaraga neza cyane. Nabo bazazambare bazana Namataye nicyo gukondera ntabwo cyo ku ruhande yego arate nambaye uko mbyumva uwo wayibonye n'uwayimpaye ubwo ngubwo cyangwa n'uwayimwije haba akubuke abantu mufite amagambo we shakaronge sinyankunda ibintu by'amagambo n'iki byose n'iki kubwira abantu muze murye uko ibi nagize ibirori ndumva atari ikosa kwa abanyamakuru ngo muze murye maze baryenyera za umuntu we kuzuba n'abashonje buriya nanzara amufitira abanyamakuru mo n'abashonje yanjye narabatumiye kandi nta n'uwanwerereye kandi uko ntabwo butagira abavumvise nabwiye abantu ngo muze murye ndumva atari ikibazo hari amashampanye nanyweye amashampanye abiri n'umugabo wawe amashampanye abiri umugabo wanjye amashampanye abiri andi mashampanye abiri ndayatahana rero ubu ko ufite champagne 6 ko tutabonye umusaza wawe yago ubwo wenda ntabwo yari afite umwanya wo kuza simbizi mwimumbazaho ndukuri ndumva nta byo kumuvugaho ufite. Yes, nanyangusuza ke nizere ko umeze neza aho uri hose mu bice bigiye bitandukanye Iburasirazuba Iburengerazuba Amajyepfo Amajyaruguru of course nitwa Chua Isiaka amaze gukina n'abana ukina na nyina. Assalamu alaikum dusura atandukanye mu bice bigiye bitandukanye twaje gusenya inkuta zanze gusenyuka twaje gusibanganya inkuta twasenye twaje gutanga isaramitima kubadukuye ngurramwe ni Kigali News 25 subscribe rekisha ndetse na comment ibihumbi 60 tayari byageze ibihumbi 60 subscribe twabye turashaka ijana abantu banjye murankunda pe mu kwezi n'igice twujuje subscribe 60 babyumve neza kuko twataje dufite 50 na bingahe ngo n'imbaraga zanyu nagari twebwe iyo nkubwe ngo subscribe birimo kuza ikindi kintu muri dashboard amafaranga mfite ndashaka uze miliyoni 2 sibyo rata turabasubuje badukurikiye mu bice by'etaro ariko mana abarundi n'abana beza abarundi tubashimire cyane turabakengurukiye ubone Elize turabakengurukiye rimwe na rimwe uzana numva Elize ari marambaza naye dusubizanya ariko nyacyo kuri Kigali 24 ukore subscribe nyarucyo kuri Isiaka TV 150 ukore subscribe nimugacike ese nagareho bibera abantu birubavu nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame araje yabasuye nanone turabasuhuje aba mu rugerero abo mu mujyi hagati dusuhuza abantu barara muri happy home turabasuye Jeanette tumeze gute aho niyo twagira ubavuga tumeze neza tunakoze kwifatanye n'ababuriya babo mwibirabiza bya sebi ese barahabonye kuno hari hameze cyane arahabonye wallahi mu minsi ishize no twari turi twari turi twarabibonye ibyaho ndumva no kuri hari n'ikiganiro twakoze cyerekana ibyaho kiriho biganiro nka bibiri mucacu twasuye hari n'umupapa twasuye byishira byinshi yatabaye abantu bagira muri ngari barenga 45 kandi zo yagiye ubunari mu macumbi mwihangane Imana ishobora byose kandi muri mu gihugu cyiza man ibintu nabonye hari rero bitewe n'ibyo twabasha kubonesha amaso twabonesha amaso ahubwo hari ikintu hari umugabo buremo abe bose arangije
asigara nawe n'umwana w'uruhinja yirirwa amuhetsere mu nkambi, ariko ubuyobozi ngo bwagiye kumuganiriza kuko ko yagize turuma ko byamubayeho. So mwihangane Imana byose muri leta y'ubumwe, igihugu kizabafasha kandi ryatangazo mwabonye ryo kubafasha mukana kanyenyeri icyo ufite cyose kana kanyenyeri. So hari amakuru numvisha avuga yuko ngo bavuga ngo birango byabaye ngo mu Rwanda ngo byabaye i Rubavu kuri uriya mupfumu se ngo byabaye i Rubavu ngo byari ibihano ngo abakongomani niko numvisha ngo bavuga ngo byari ibihano ngo Imana ngo yahaye ngo Abanyarwanda. Ariko sinzi amakuru yandi nyuma numvishe ejo bundi ngo muri Kongo habereyeho y'amabara. Warabibonye? Nawe ibiza byabagezeho. Ariko reka umuhanda wose warashize. Ariko reka mubwize ukuri. Niyo mpamvu leta y'u Rwanda tubwira ngo tuve mu manegeka. Sibyo? Iyo bavuga ngo kuva mu manegeka na ahantu habi isa n'isembura ishobora kugwa inzu zikagenda. Ibyo ngibyo barimo baravuga man, ibyo ngibyo byo ntago navuga ko ari byo, kuko impamvu barimo baravuga ibyo ngibyo siko babitekereza, ahubwo avuga ngo hari iki Imana iba yarerekanye kuri babandi ki wenda banze kumva. Imana yakubwira ati mbere yuko umenye ko ndi Imana yawe ubanza gukurikiza amategeko n'amabwiriza y'ibyo ngusaba, banza ukurikize abakuyobora, banza wumvira ubuyobozi bwawe ndetse nanyu nyumvire. Ariyo mpamvu kuba hari ahantu twabonye hari hafite agaciro k'amafaranga ari hejuru cyane ku bagura ibibanza n'amazu, ariko ubu ngubu nanjye sinubatse muri Kigali nta n'inzu ngira nta n'ikibanza, ariko rero bati maguhere ubuntu ntago nahaba. Ibintu nabonye umuhanda abantu bari zamahoko murabizi, umuhanda baragiye uracika, amazi aragenda, inka ziragenda, abantu barapfa. Ariko nanone ikindi kintu abayobozi bacu tunenga abayobozi batabyitwayemo neza, aho ngewe n'urugero mwambwiraga ko umuntu wangera mu isanduku iyi nayo hojya ngo umudemo umuntu uri mu isanduku tubye ari muri munange cyangwa umudamu wanjye nkasanga arimo uruhinja. Yes, ayo makuru baraduhaye. Hari imwe mu miryango yagiye ibura babo bakabereka ngo mubajya mu gihe bagera mu gihe cyo kujya gushingura ifoto bakoze ikabiriho ifoto y'umuntu wababuze, hariho n'amazina urumva yavuke n'ibiki, bajya kureba niba ari umuntu wavutse muri 70 na kangahe bagasanga arimo umwana wavutse 2017. Bivuze ngo imibiri yawe wasangaga bagiraga bahinduranye. Ni uburangare bw'ubuyobozi, ariyo mpamvu n'uramumeya yakuweho, ariko uramumeya nawe naza gusanga ibintu bijyanye na politike n'icyo atarabyigiye, ariko wakuntu ufata umuntu ukamuzanamo hariya n'ikindi kintu abantu bose bakoranaga nawe ntabwumvikana babaga bagira. Iyo operation tuzayigarukaho, tuzavuga ibyacu tuzayigarukaho, gusa nuko twajya tuvuge mu ncamake bagizweho ingaruka n'ibiza tubihanganisha imiryango. Ubuyobozi nabwo rwose bugira icyo bukora. Wabonye ko twaciye hariya mu rugere, ni mu rugero hari aha bashyize inkambi, uburenze mahoko twaciye aho bari barimo barimura abantu babakura ahantu hamwe babajyana mu nkambi aho babateguriye abagiye bagirwaho nuko nabirabiza. Ikindi n'abantu badukurikiye bari hanze n'abantu bagira umutima mubafashe, ushobora no kumva ati sareka ngutume ugende imiryango abantu bangana no mwijuru uzajya ni Abanyarwanda bagenzi babo, ni Abanyarwanda bagenzi babo, ni Abarundi bagenzi babo, ni Abakongomani bagenzi babo, ni Abagana bagenzi babo, ni imiryango yabo, ni inshuti, ni abavandimwe bagizweho ibibazo. Ubaye rero ugize icyo ubasha gukora rwose wagikora mu mutima mwiza. Tureke n'icyo nimba tuvuze ko twavuze kwa Adamu na Eva twese tuva amaraso amwe, twagakwiye gutekereza yuko nimba Isiaka agize ikibazo Ereze ashaka kumufasha, cyo nimba igihugu cy'u Rwanda wenda ari ibintu bibayemo bitari byiza, kiri igihugu kigatera inkunga, kuko ejo nejo bundi namwe byababaho. Ihangane uyu munsi aba ari wowe, ariko ejo ashobora kuba Ereze uraza kunyemerera ryatangazo hahande barimo baracisha umusada bo kugira ngo bari abantu bagizwe ingaruka n'ibiza barebe uburyo babubakira cyangwa babone icyo kurya, babone no kubaho neza. Tuze kubishyiraho kugira ngo bize kudufasha aho muri hose gukana kanyenyeri kugira ngo mubafashe. Ariko ntanga dushobora no kuba twanarisoma, ntanga umuntu ushobora kuba tubatsa
tukaba twarisoma wenda n'abatabasha kuribona byibuze bakaba banabyumva. Uraza kumfasha neza wihuse. Umuvandimwe ni mu kiganiro mukana kuvugisha byateguwe na Minema ahanyuzwa inkunga yo kugoboka abibasiwe n'ibiza. Hari uburyo bwinshi butandukanye. Hari banki nkuru y'u Rwanda Beneri, yego, hari n'izindi banki zitandukanye, hari mobile money abafite abakoresha old limit, hari n'abakoresha West Union, hari n'abakoresha harya mu bihugu byo hanze sinzi ukuntu bayivuga M-Pesa nayo birahari. N'ibindi bigiye bitandukanye kugira ngo uburyo bwose ushaka gufashamo bana bantu biroroshye cyane itangazo na ariko niba ujya kuri stati ya Kigali News 500 urabibonamo neza. Baze kuza kujya muri community yacu ya Kigali News 500 baraza kuza kubireba byose nuko anga tube nk'ababinyuramo. Yego, wari umeze ute wowe? Nari meze neza, ariko abo bantu mwabari mu mudukurikiye izo code tubaha cyangwa iyo raporo ihagiye tubahaye na kino kiganiro ushaka kubona kimo kiragenda kajya bigucika ushyiramo kati cyangwa ukasubiza inyuma gato gatavuye ukabyumva neza ngo ufashe abavandimwe bagizweho ingaruka n'ibiza byatewe n'imvura ndetse n'umugezi wasebeye wahitanye abantu barenga hafi ibihumbi 130 na bangaye bamwe mu bitaro, abandi amazu yarasenyutse. Dukomeze dushimire na guverinoma yashyizeho uburyo bwose bushoboka bwo gufasha. Ikindi kintu shabati Isiaka manager na Elize turashaka kubatuma ku bantu bajya batandukanye amafaranga ya cyangwa jya kudukira niri uguremo imyenda ni cyangwa kuri botiki ni uguremo umuceri uguremo ibiki ushyire kuri kamera ugende basure. Yes, nabonye no mu Gakenke hari umugabo wakuye mu kirombe yaramaze iminsi 2. Ariko bira bintu by'ikirombe rero abayobozi bacu mugomba kugira ikintu mu bikurikiranaho kuko nabari abantu hakurya rusatira abantu bahitanywe n'ikirombe bagira muri 4 baburiwe irengero barabashatse barababura paka babashingura muri icyo kirombe bakiraho indabyo kwa ko barashatse barababura. So abayobozi badukurikiye cyane cyane abayobozi bo hasi hari uburangare bwinshi bajya bagira. Abayobozi bo hasi namwe tuzabagarukaho muri operasiyo yacu uburangare bwanyu cyangwa uburyo mubonamo amafaranga ajya atandukanye kugira ngo nimutange n'amakuru hejuru. Abayobozi bakuru b'igihugu cyacu tubatungira urutoki babisubiremo rwose. Ese turi abanyamakuru bakoze ikintu gikorwa cyo komeza kuvugira abagizweho ingaruka na bino biza bambere cyane rwose. Ngo hari ibifi binini asubira twabyita binini. Oya reka dukore akazi kacu tunabihorere tuzabagarukaho, ariko buri kiganiro cyose cyo kuzadukora tuzajya tuvugamo rino tangazo mpaka tugize gute kira kibazo gikemutse cyane rwose kuko numvishe ngo hakenewe miliyoni 100 zirenga kugira ngo ibyangiritse bibe byasubira mu murongo. Okay, turabasubije abakurikiye Kigali News 250, Isiaka TV 250, Kigali News 250, dusubiremo Kigali 24 naho hose turari mu rwego rwo gukomeza tuvuganire abagenzi bacu. Ahangaha rero nje sasa ngo twigarukire akagaruko kandi bunije amazi icyumweru cyabamo ibintu by'amateka. Uwo mvuga nimba ngiwe ababari nimba ari umufana wanjye yishimye ngiye kuvuga ujye muri kamazi amazi benshi banywa inzoga bakanywa n'ibiko mfite ingunguru 880 z'amagana uwo mwuka rero ndawufite. Curura nongeye ncurura mwita Isiaka mikoranire myiza n'umukameramani wabigize umwuga. Ariko abantu bafite ubukwe bafite bashaka n'umuntu bafotora nameneze kuri screen y'uvuga ati gutya nagukereze cyangwa mbwira ati Elize ari he tuba turi kumwe tugendana nayo mu bice bitandukanye ntago ari kunkamera gusa cyangwa mvume hano mujye mu makazi no umusore ukeneye kuzashaka umugore mwiza. Abantu bafite ubukwe abafite anniversary indi mihango igiye itandukanye na mu bukwe bwanyu n'ababikoze mwabonye amashashe so Smart Galo Gihozo tangira umwifuriza rwose manze ni hano go naho ruzi birabimba ninde waruzi ibyo bintu. Congratulations Gihozo Smart Galo. Ariko reka nkubwire impamvu twavuga ngo birabifi ngo binini Smart Galo kwivirye ningiye umuntu wari uhari namukora icyo bita surprise sibyo nabipanze n'umufasha we
ikindi kintu smart galo uretse gato ni mu ncamake ariko bya bifi binini byaje ejo mwabonye bimeze nk'uburo buhuye ku murenge wa Nyakabanda hararuguru ejo abanyamakuru bari bashonje arara amakuru menshi cyane. Okay, reka twigendere gake gake uraza kunyunganira ajya twiganirira. Yakoze umurenge ze kera bati smart galo uzahura na byinshi uzangara kuri iyi si. Ndamuhamagara Ezekiel buretse kuri murashyuha mu kanwa. Smart galo akaba yakoreye umurenge hano umurenge wa Nyakabanda aho mu karere ka Nyarugenge. Ejo ku isaha ubundi byari biteganyijwe yateganyije guhera saa 8. Ariko hari ikintu nabonye nanone nyigarukemo ko abayobozi bajya batandukanye. Hari ikindi cy'uburangare kiba mu murenge abantu bajya gusezerana ugasanga niba bavuze ngo ni saa 8 ugasanga bibaye saa 9. Ibyo bintu rwose ibyo bintu abayobozi bacu nabyo mubirebeho twadutanga ariko tudutunga urutoki. Smart galo rwose akoze umurenge ibintu abantu benshi batari bazi batari baniteze bumvaga yuko bamuciriye umwobo. Umusore hano n'umusore witwa Kwizera Olivier vuga make ariko nanone mwitangazamakuru yo bamutunzeho kamera na mikoro aradidemanga ko nakandi gace nabonye banyumishe no kwidarapo nakandi gace nabonye smart galo kitari umukobwa wanjye warahaje nagushimire ariko ikijyanye n'imisomere twihuse biragoye n'ukuri. Ariko by the way tutarajya kure tumwifurize kugira urugo ruhire smart galo turi kuri kamera hano nkwemere 50 by'amanyarwanda mu bukwe bwawe nzagutwera senkani akanyenyeri n'agakando nzaga gukandira kuko ibyo wankoreye nanjye naragushimiye. Ikindi kintu n'undi munyamakuru reka namuvugeho ariko nagari nkunda rubyina bigema no kuri GB Rwanda nawe nuramuko ishatse umugore 100 nzagutwerera niyo munyamakuru tuziranye itagiye mu nkunda rubyina. Urumva ko smart galo ni sawa mugabo wawe n'umwana mwiza mubanye neza washatse mu muryango mwiza ariko nandi makuru mfite no ko wenda uzajya gushaka uri mugongo mubane ariko n'ubundi musanzwe mubana unyihanganire umunyamakuru avuga ibihari. Ninde waruzi ibintu tuza ninde operation reka tuticecetse byose ndabizi. Ese kandi muraturanye haraheje haraheje asere kubishyira hanze reka menetse gato reka abanyamakuru barya bango na dini tugira. Smart galo arasanzwe abana n'umugabo bucece mu gace n'abanyamakuru wacu ubundi mpamvu abanyamakuru yicaye ngo bucece mu gace hari ibintu biba bihishwe bigenda gake gusa smart galo ni umunyabwenge badanga. Abantu baba bamwifuriza ngo ngura mugabo ngo smart galo ngo nigishega ngo azamukubitira mu nzu mwebwe se mwashatse muzakubitira mu nzu. Ayo ni amagambo yamuvuga man bibanira neza banakundana n'umugabo afite akazi niyo mpamvu smart galo avuze ati muri mwese hari wantwerereye aramutwerereye yago waramutwerereye ari nagabo so erize mfite umuntu reka manze mvuge. Smart galo ntabwo nenzi ko yarasanzwe abana n'umugabo. Ari namakuru Isiaka maranye umugabo akina n'abana ukina na banyina afite 100%. Zamugweho zamugweho babanye imbere y'ivi babanye inyuma y'ivi ndagira ngo umamakuru neza bavani bajya umuntu yamwemera munebe ko bafana banje rebe na mirimo rampamagara simuri abashitsi bayi kamera mabizo minge neza yo hanze iyi siyo ngerekana yose mbwiye iyi siyo niyo hanze ni mu kigabo n'abashitsi banje. So smart galo yarasanzwe ku murenge ejo smart galo yagize gutya ararahiye ababa kare prank reka nyamabwiza ukuri wari wabona hari umwana uzamura inguti yazanye tuvugisha ukuri hari umwana babona ajya kwipanyura se akayifungura cyeka babana bavumwe impamvu mivuze iyo ufashe kwibendera ry'igihugu ukarahira nkuko smart galo bivuze nkuko namwe mubizi nta muntu ujya ukina ku idarapo ry'u Rwanda. Abazanye bugamba ngo pranka abavuze ubugambo bwinshi byetandukanye namwe abanyamakuru smart galo yatumye mukaya mu murenge mugahita mufata amashusho mu murenge mugahita mwiruka ngungiye kwa uploadinga ngo mutanga abandi yana batumiye ngo munye muri after party mugaca bayinga abana babi namwe tuzabavuga. So smart galo congratulations abararahiye mu ndahira ivuga ngutyo jewe umvishe
neza mikoro bumvisha aya ndabifite wowe twagiye njyewe Gihozo yewe uwimana Josephine ntago ari Gihozo maze kumva icyo amategeko kangufashe abashyingiranywe ategeka nemeye nta gahato wowe kwizera Olivier ntago ari wa Kiyovu tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda ategeka bashaka abiteganya. none se koko buretse gato dukurikije icyo amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Iryo jambo ryanditse mu kirangantego cy'u Rwanda, Repubulika y'u Rwanda, ku idarapo ry'u Rwanda, akaboko akazamuye. abantu bavuga ngo ni plank, bara n'abahetazi ni nk'abajya kuri kamera bakabango cyabaga mu ngese ngura munyamakuru ngese ngo Isiaka manager ngese yarabyigiye ngese bagatsindwa n'Imana we. Amashuri ni iki? Amashuri ya mbere ari ubwenge Imana do tuvukana, ubundi ishuri rya mbere kari kwihugura sikameze cyane rwose. Ibyo tubireke. Akandi kantu yakoze mu murenge gatangaje nako gashyireho. Nyumvira shiraho. Nta muntu wampaye intwererano ye uzimbye Uwiteka muze murye. Katinga buretse gato Smart-Galo n'umwana mubi. Buretse gato nta muburetse aho ngo harimo ibintu bibiri, hari gucyurira no kuvugisha ukuri. Buretse nta muntu wamaye intwererano ye muze murye. Smart-Galo ese koko abanyamakuru buretse gato iryo jambo rivuga amaguru oya buretse ndigaragambije turimo turasesengura ndigaragambije mu myambarire we. Subundi nambayemo ikindani sinzi niba mukora twumva neza badukurikiye. Yaba we Smart-Galo kuri umusirimu n'amafoto ndabereka kuri umusirimu Mana nyagasana shobora byose nijoro yemyezi Mungu we. Smart-Galo kuri umusirimu we. Telefone yanjye se barayiforomasi ntabwo byawe ndabaretse gato buretse Ishake yengiye ni Jamila wayingure namusuhuza buretse gato Smart-Galo mu myambarire mu myambarire ya Smart-Galo. Fatira mikoro mwana wanjye buretse wamwitanye hari ikintu cyagaragaye mu myambarire biri buretse gato hari ikintu cyagaragaye buretse gato mu myambarire buretse gato yari yambaye neza ariko akantu gato yashizemo. Ariko nanone kuri uriya mugabo turamugarukaho. Erize urabizi ko nawe turyiwe tugaburirwa n'abafana bacu bareba ibiganiro dukora. Ariko telefone yanjye rero yagiye bayibwabyemo ibitero. Reka tujye kuri statize nari telefone yanjye nabona njya kuri amafoto nkayabura. buretse gato reba hano, reba neza hano. Iyo ni stati. Reba neza hano neza. Ureba akantu k'umukara kari hagati y'amaguru hepfo gatoya. Reba hano gatoya hagati y'amaguru. Buretse gato aha. Aha. Karakara k'umukara kazuminga. Ndaza kuza kwishyira kuri screen. Ariko bazi no kubibona. Reka twerekane n'indi foto. Buretse gato baraza no kubibona ibindi. Buretse gato ndanabimubaza hariko araza kuntuka ariko nabyihanganira. Se murakora aratukana. Smart-Galo ntacyo dupfa, ndi umunyamakuru abizima naje guhiga n'abafana bacu ibyo baba barahishwe. Hari ikindi kintu Smart-Galo nagiye kubona mbona mu myenda yambaye hasi harimo amajigo, harimo ipantaro ikanzu yari yambaye yavuze ko yaguze ariko nayo yarakodesheje. Harimo ikintu hano kimeze nk'amajigo. Urabona mwene hano aha, reba hano kamera mashyira hasi. Mwene hano na hano harimo akandi kantu ka hano ku mafoto muraza kubibona k'umukara. Abantu mucuruza ibira bikabutura bita ngo namanyo k'Imana bahaye ibibuno mukaba mwarabivukanye mukabyiwa mukarya neza bikaza cyangwa nibize. Kuko ngo Smart-Galo yambaye ibikorano, yari yambaye ikibuno cy'igikorano. Kandi ikindi kintu cyarakuguruka nase ngiwe ko ndi umunyamakuru ngiye nkorera y'abantu nkorera. Abantu nkorera n'abafana banjye. Abafana banjye batagize gute urumva batankurikiranye ntago nagira gute. Buretse gato nakane yari yambaye igikabutura cyengera kibuno yambaye n'agakoto gaciye hasi
yambaye n'ikanzu n'ururabyo yakodesheje. Ndeba ino foto neza y'uno mugabo we, nkubwira ikintu, nkwereka n'indi foto y'ejo, reba neza yanga Kwizera Olivier, reba neza urimo zana n'indi yirebe neza zooming aho nari impari Kimisagara munsi y'umurenge wa Kimisagara. Nimo murayireba no kuri tamunere matubwe tuyishyireho. Reka mbereke none hindi nibareba sabo dukorera ninjije nimbeshya mu nyomozi buretse gato nimbeshya muragira gute mu nyomozi ariko telefone yanjye bayiteye ibitero bituma uri murareba baretse ngabanye reba nanone ino foto y'indi iri hano badukurikiye reba nabo bari kugira naho bihuriye mw'abantu mwe tunayishyura naho bihuriye rekeraho tuma turatinza iminota kandi tuba dufite ibindi biganiro wamutware we Olivier mufasha rwose wa Smart Galo kamakote aba mu bwoko bwinshi byetandukanye kamapana mu bwoko bwinshi byetandukanye ko bayita guki karuvati ko zo mu bwoko bwinshi bugiye butandukanye urumva na kakaboro karano ku ruhande kameze sinzi ku kameze umusa iyo ugerageza kaya gukodesha ibintu ni wambara imyenda isa nk'iyo bateranye ivi wasanga naro nari ukubera ubushobozi ntawamenye bavuga ko bafite amafaranga mane Sarabati dufite amafaranga ntuza Gihozo Smart Galo dufite muzemera kimodoka mwagiye none cyangwa je nakandi gashya mu modoka bagiyemo ngo yubukwe bayobya mu modoka abayobya imodoka agiye kujyamo baramuga ati dore ngiriye ira Prado bayita mu maso y'inyana ariko reka ngubwire sibyo bara no ku mustari bitewe n'amakamera bari imbere yawe nta kintu cyatuma ibintu ibyo yaracanganye kiwe byaramucanga abanyamakuru bamumara ikisi ariko zimana nuko ntari impari warantumiye bye muze murye abanyamakuru bafite inzara timo turabyumvikana abanyamakuru kuri call ko numva nta bavuga ko umuntu telefone duhamagare Gihozo cya Smart Galo ariko nanone ikindi kintu tutaramuhamagara Smart Galo ko cyumugabo abanyamakuru bajyaga kumubaza bwe tumucecekesha ibi bintu bisobanuye iki nabyo ndabimubaza erize wo muntu ku ruhande rwa muvugane munatamikemo gatuvugane Smart Galo bismillah unyitabe nabanje Imana sha utanyitaba ndakomeza mvuge akunyitabye Gihozo Smart Galo. Oui, alors. Amahoro siya. Umeze ute? Meze neza ndashima umwami Yesu. Ibintu ni wane? Turashima Imana. Arabizi wowe uri umuntu wanjye sinjya nkutungura nubwo ngiye kugutungura ku bibazo ngiye kukubaza ariko ni mu kiganiro. Ngo Kuki ubikoze gutyo se shabirano byarayivuko bigira abanyirabyo. Yangane nagwamagaye nsanga uri muri hani muntu ati hindukira twongera irindi n'ubundi risanzwemo. Mu izina rya Yesu. Naye nakora uko se bwo mu rusengero. Ntago mbizi. Nemba utajya ubikora ariko ejo wararaye ati ngewe Kwizera Olivier umugabo wanjye byemewe n'amategeko. Nkuko Repubulika y'u Rwanda itegeka bashakanye nemeye n'agahato ko wowe Olivier aka kanya yemeye gukora icyo ashatse kijyanye n'ibyiza. Oya byo ni mu mategeko. Ariko nk'abemera Imana. Aka kanya ariko ni umugabo wawe. Mu mategeko ni umugabo wanjye. Sinzi nimba ubyumva neza nyine. Ariko mu buryo bw'abantu basenga bubaha Imana. Ako umuntu asenga yanga. Smart turi inshuti umuntu usenga yanga ibyiza. Ibyiza nese ibyiza Imana niyabimpaye ari kitambaye. None se ko Kadamu na Eva bariye kuri bwa buki ntago bakoze ikosa. Ibyo ntago ari byo ndimo gihe. Okay, congratulations. Murakoze cyane. Murenge wagenze neza ariko nabanje kugira ibyo mvuga.
kugira ngo n'abadukurikirana batazajya bumva ko Isiaka barajya ndinjajwa mu byo twavuze ndanabigarukaho. Nese kubona nantungu mamaga ntunguye. Bakihanganye ndabizi ko ufite abashyitsi wenda basanga arabagusuye cyangwa uraryamye cyangwa ugiye gusenga ariko nanjye nyumva. Smart Galo ikintu cya mbere cyabaye ku munsi w'ejo mu bukwe bwanyu. Twabwita ubukwe kuko abanyamakuru bamwe baranditse ngo ubukwe bwabaye kandi ari umurenge. Dutandukanyiriza ubukwe n'umurenge bitandukaniye. Bwagabanyiramo. Umurenge ni ukujya imbere y'amategeko. Ugasezerana byemewe n'amategeko. Nabwo ni ubukwe ariko abemera Imana bajya no mu rusengero. Smart Galo dutangire ku kintu cyitwa ngo muze murye. Abo ni abanyamakuru turashonje. Ndabizi ntabwo ugice ku ruhande Smart Galo uretse gato wari uri kuri mikoro imbere y'abanyamakuru urumva tudashaka kuvuga hari n'iki n'abakameramani. Karonge sinyankunda ibintu by'amagambo n'iki byose n'iki. Kubwira abantu muze murye ubukwe ibi yagize ibirori ndumva atari ikosa. Ariko abanyamakuru ngo muze murye. Baze baryenyera za umuntu uri kuzuba n'abashonje buriya nanzara amufitira. Abanyamakuru mo n'abashonje. Njye narabatumiye kandi nta n'uwanwerereye kandi uko ntabwo butagira abavumvisi. Nibyo bintu nari ngiye kukubwiraho nyine ko wanavuze ngo muri mwe ntawanwerereye ariko mu banyamakuru bavuze ngo ntabagutwerereye nibo batumye abafana badukurikira bakumenya. Ibyo wibinzanamo gutumira abantu ndumva atari ikibazo ariko abanyamakuru bafite inzara mwihangane. Ndumva atari ikibazo kubwira abantu ni ibirori no Smart Galo n'umusatsi ko nzi kuvunira mu matako no mu maguru. Erega bamwe na bamwe turasho umva se sizikara abanyamakuru bamwe na bamwe bagera nk'ibirometero 5 n'amaguru batateze bavuze itiki. Orange si umunyamakuru mw'inyinjiza muri kese. Yerimo nabikubaza muze murye ibaze nanjye mbamara kama ngo ngwinurye. Oya se ibibazo by'abanyamakuru icyonzi cyo ruko Imana yangiriye neza kandi biranagaragara. N'utabyemera imirimo y'Imana izamwemeza kandi nta n'umuntu turimo tuhangana nta n'uwo turimo turushanwa. Cyewe ndi mu byanjye Imana yaneguriye umukobwa w'Isiyoni umuntu umwami akunze kubahwa ni kuri yagenzwa atambagizwa mu maso y'abanzi be abamwanze nibo bamutambagiza icyo bamucukuriye nibo bagisiba. Rero Bibiri iravuga ngo ucukururwa ubona azabura kurugwamo kandi uyirikiwe n'izabura kumubirundukana. Cye nta muntu turimo duhangana nta n'uwo turimo duhatana. Cye ni gihe ubwanjye ku giti cyanjye n'Imana yangiriye neza n'abantu bankunda basengera Imana ibaha umugisha. Cye nta muntu turi guhangana muri social media. Kuko nabwiye abantu ngo muze murye ndumva atari ikibazo. Hari amashampanye nanyweye amashampanye abiri n'umugabo wawe amashampanye abiri. Umugabo wanjye amashampanye abiri andi mashampanye abiri ndayatahana. Rero ubukwe bufite champagne 6. Urumva si ubukwe bwa gitindi urukumva champagne enye ku muntu buri wese. Smart Galo ntabwo mbyemeye wenda we n'umugabo wawe nisa nanjye cyagenza mu ivi nanjye nanywe champagne yose ndarya ndananywa ndirukana ariko abari bose bamwe champagne. Jewe ejo mu birori byanjye ntawe turi guhangana nawe turi guhatana nanywe champagne ebyiri izindi ebyiri ndazitahana nawe ngo ebyiri izindi ebyiri azitahana ifanta baranyoye zirasigara buri wese icyo yashoboye cyose kunywa yarakibonye icyo umuntu yashoboye kurya yarakibonye ni kuri buffet umuntu yiyarura icyo yumva ashoboye. Rero ni Imana yangiriye neza ndetse n'abanyanga n'ukuri n'ababare kuko reka kuvuga byinshi nk'uhanura wenda tuzakora iki kiganiro kamwibariza ikindi kibazo cya kabiri. Umugabo murimo kubana cyo ntabwo mu kubana ko hari amakuru avuga ko mubana n'ubundi Smart Galo kandi wafite n'umwana mubana mu nzu. Amagambo nta wabuza abantu kuvuga kuko na Yesu yarafite abanzi. Yego nta muntu utagira abanzi nta muntu turi guhangana. Jewe nzakora ubukwe mu kwa 8 nzongera mbatumire tuzaba duhari
tuzaba duhari se umwana arahari cyo naho hari mu kwa munani ibyo wibaza amagambo menshi wumva avuga ngo hari abana turabana numva bitamureba. Okay, tujya ku cya gatatu mu bibazo bitanu dusorezaho. Icya gatatu mu myambarire wari wambaye neza 100%. Ariko mu mafoto twabonye cyo muri commentaires abandi babonye wari wambayemo ya kabutura izana Namataye kazo yaragaragaraga neza cyane. Nabo bazazambare bazana Namataye. Nicyo gukondera. Ntabyo cyo ku ruhande. Yego arati. Nambaye uko mbyumva uwo wayibonye n'uwayimpaye ubwo ngubwo. Cyangwa n'uwayimwije. Aba akubuke abantu mufite amagambo we. Smart garazi ko meze nka musaza wawe ariko iyo ni mu kazi wenda tuje tuvugisha sibyo rata. Ute mufite amagambo. Bafite ingongoro nyinshi ho kabyaraho. Z'amagambo. Icyo nakambara cyose ni icyanjye sico ni kandi wakiguriye ni wagitiriye. Nawe mfitanye nawe ikibazo. Kuki abantu none se harekoro n'abantu bafite amagambo. None umurazananuka mu muvuge nabyibuha mu muvuge. Ntabwo bizi se nunanuka bazabanga urwaye sida. Nubyibangurya ibinini bya sida. Okay. Umva se umushere wanjye. Ibiza Namataye ni ibiki? Ni bya bikabutura bacuruza nimba ari hehe simazi. Ibiza Namataye ari zakora bambara zifite amajigo cyane iyo wambaye kanzu biragaragaramo imbere n'inyuma. Rero abantu bafite amagambo n'abantu bashonje. Iyo wariye neza muri ba banyamakuru wasanga nanjye ndimo ndashonje. Wihariye neza kibuha wabiburukananuka kandi wabibuze barakuvuga wanabibonye barakuvuga. Asubira Smart kako tuvugisha ukuri. Ko nzi ko ubyibuke nkuzi urumva akuzi waje mu bukwe bwanjye wanahinduye imyenda mu rugo sibyo? Wena nubwo ntabonye wambare ku ikanzu waje wambaye waranayambaye urahinduye mbona Namataye wari Namataye. Urumva? Ubundi rakoro mukaragaragaraga yari yavuye he? Ariko sereka mbabazi mujye kushomboroza nibyo nambaye. Mwana wanjye twigira ku bindi. Ko tutabonye musaza wawe yago. Ubwo wenda ntabwo yari afite umwanya wo kuza simbizi. Mwimumbazaho ndukuri nova ntabyo byo kumuvugaho ufite. Hari undi muntu tuzi ko umufata nka mukuru wawe twanamwitubwa mu marene wawe Aline Gahonga yiri umukozi w'Imana mugenzi wawe. Kuki atahagaragaye? Uriya ntabwo yabonetse kubera wenda yari afite ibindi arimo buriya no mu bukwe yaboneka. Kuba batarabonetse se ejo bundi uko yaho ntibaboneka ntabwo bahejwe baratumiwe. Waguhanuriye ko buri kimwe cyose cyawe nkabyino wakoze urabyuka mu kiganiro twakoze ukubita umuntu iki wa muntu nakoreraga nawe twakwita ikigwara gakata ibyari byabiraho ngo kubera ubwoba agahanura yuko buri kimwe kitazagenda neza bikaba byarabaye Ezekiel we kuki utamutumye koko Ezekiel nta nuwonze Ezekiel nuwahe ariko Smart nitwabikamukubita bakabikata ya ma video tukasigaza bikintu ngo uvuga ngo ibitugu by'abapfapfa bikwiye inkoni. Ndumva ntawe nzi rwose yaririmbye ndaza kumuhamagara numve koko iyo yaririmbye ni mutayizi ariko nawe yaburi birengero nawe n'umuhanzi se n'umuzungu n'umunyamerika afite cyano kandi asengera muri banguka ngo utabare. Uwasumbajije n'umunyarwanda cyangwa n'umuzungu abakimisagara kandi muraturanye mu Kamenge. Umuntu ntawe nzi rwose waba umemukiye jewe abantu nzi ni abantu bakijijwe basenga bari mu birere byo kwakira iby'Imana yabageneye, bari mu birere byo gusengera abandi, bari mu birere byo kubohoka, bari mu birere byo gukira cyane abandi oya ntabonze abantu nzi nabari mu birere byo gukira cyane, birere byo kuzuzwa umwuka wera, birere byo gusenga abandi ntabonze. Gusa abana niyo baba ari abanzi banjye narababare kuko Imana bagomba barire bene so kuko data wo mwijuru ababariye. Ni wa muhanuzi wa Yago nawe tumuveho. None se Smartiga turashoje umugabo wawe n'umunyarwanda. None se yaba ari umuzungu yaba umwirabura
ibyo ni ngombwa kubibabwira cyangwa ariko rero abanyamakuru namwe mubaze ngo kwidarapo ikinyarwanda cyaramunaniye kugira bijyanye no gusoma. Abanyamakuru maze ibintu by'ubuswa. None se ibyo umugabo wanjye ntari mu itangazamakuru, wowe mbaze ibyerekeranye nanjye by'umugabo wanjye ngo kurahira ngo bijyanye no kusoma yihuse ngo ni ikibazo kuko ngo wowe nawe ngo mwagiye mutegwa. Ariko noneho ni ikibazo. Njyewe nakubwiye ngo nukenera kumubaza nawe uzamutumire umubaze. Inshuti yanjye se nubizo Rivi. Ku giti cyanjye umbaze ibyanjye ibyo wibiyeke uzamutumire nawe umubaze. Icyo nzi cyo nuko Imana yangiriye neza, ari ibyo umubiri yarabimaye, by'isi yarabimaye. Nukuri ndashima Imana, ndanyuzwe mu mutima wanjye. Mfite indirimbi ihumbi. Narindi jambo mbegeshaka kuvuga usebye gushima Uwiteka nje imbere yawe so kamari. Ijambo mfite ni ryo gushimira Imana, ijambo mfite ryo kuvuga imbaraga z'Imana zikura mu butindiri zigashyira mu bukire. Ushaka kuvuga icyo ashaka kuvuga ni ukuvuga Imana ijya igirira neza umuntu udafite shinge na rugero. Abantu babandi bacukuye urwobo bumva bakarugwamo bagakomeza. Umuntu w'Imana ntabwo azakena. Witeka n'umuntu. Smart Gal, turashoje nicyo ubwira abafana bawe. Oya, hari n'uwo nabwira iki kiganiro nibutse, hariho nabwira ngo wavuze ngo ntabwo ngo nubwo rwubatse ntiruzakomera. Bivuge neza, barankurikira sobizi. Hari umuntu wongoreye umuntu ngo nubwo rwubatse ntiruzakomera. Mubwira utuje. Oya, Smart Gal, mubwira utuje gake abyumve neza. Oya, ndagira ngo mbwire umuntu wongoreye umugabo we ngo nubwo ngiye kurwubaka ngo ntabwo ruzakomera, ngo ni imihango. Kakantu kamfatire neza. Gasubiremo neza. Umuntu ejo waje mu birori akavuga ngo akongorera umugabo we ngo ni imihango ngo ngoze ngo nubwo rwubatse ntiruzakomera. Reka nkubwire, Daniel umwami yarose inzozi araziyoberwa. Daniel ajya kuzimusobanurira. Umwami abwira iby'inzozi, arangije amubwira ngo ubwo birose kabiri ibyo bikomejwe n'Uwiteka. Yego. Rero ikintu cyose gikomejwe n'Uwiteka, Bibiliya avuga ngo nta muntu n'umwe, ngo icyo Imana yafatanyije nta muntu wabasha kugitandukanya. Turagushimiye mu kiganiro duhaye cy'iminota isaga 14 n'amasegonda 50. Reka naka nkavuge. Abafite amagambo yabo bayavuga binigure. Imana yangiriye neza, ntawantwerere n'ubundi cyabivuga, kandi no mu kwa munani nazagira untwerera, ahubwo ndababwira abantu ngo muze murye. Waba wishongoye ngo muze murye tuzanywe n'inda koko. Oya, kubera ko abantu baregeje Imana ikorera umuntu ikintu. Ngo runaka ni abantu nibo bamutwerereye. Twaramufashije ngo twaramusengeye. Abantu bantwerera batantwerera, icyo Imana yagambiriye kungiriza kinkorera, kandi sibanga bazabibona, sibanga ni ku mugaragaro. Imana ibyanjye bivugiye ku karubanda, bibera ku karubanda, bizasohorera ku karubanda mu ruhame. Imana ikurinde kandi gutuza heza, ikomeze iguhe amavuta y'ubugingo aturuka ku Uwiteka ushaka byose. Imana iguhe guhahira hakurya no hakuno. Imana izakubakire ubyare hungu na kobwa. Takumva cyane. Nta muntu n'umwe afitanye nawe ikibazo, n'abo twakigiranye nabo bare mu mutima wanjye n'utarasabye imbabazi nazimo bare, kuko Imana avuga ngo mugirirane imbabazi, mubabarire bene so kuko namwe so mwijuru babare. Nta muntu dufitanye ikibazo, n'umwumva agenda yikandagira GIHOZO namubabarije. Warabagabiye. Imana ibahe umugisha. Umvise Smart Gal adutangarije. Umunyarwanda yaravuze ngo habwirwa benshi hakumva bene byo. Mwabyumvise cyane kubera iminota nabo dufite tugomba gusapotinga cyangwa gukorana nabo, abakeneye nabo kugira byinshi bajyamo. Smart Gal byo twamubaje byose mwabyumvishije, nibyo nabanje kuvuga byose mwabyumvishije. Mutabonye Isiaka ngo waramushebeje namubajije, ariko ari ikintu cyo ku ruhande cy'ikintu yavuze ngo mwese tugende turiki. Yabwiraga abanyamakuru kuko abafana be ntago bari gutabara icyo kiganiro ngo bajye kugira gute, bajye gusangira kuko bamwe na bamwe ntago abatumiye. Ni mu kiganiro kandi ngomba kukuvugisha kugira ngo abadukurikiye bumve ibyo Smart Gal amaze gutangaza n'ibyo nawe ujye gutangaza.
nyuma y'uko Ezekiel hari byinshi uvuze mu bijyanye n'ubuhanuzi wahanuye kuri Smart Galo cyangwa kuri Yago, ariko tujye kuri Smart Galo. Smart Galo ntabwo nigeze muhanurira. Bamwita Gihozo, ariko hari ibyo ngo amuvuzeho. Ntabwo nahanuye. Ariko hari ibyo wamuvuzeho. Kereka mbyibutse ntabwo ndi kubyibuka. Ngo wibagirwa vuba. Okay. Igiko cyabaye cyangwa umurenge wabaye we na Olivier. Kwiza Olivier bagiye mu kwabona bafite ubukwe. Ura murenge commentaire ejo wabibonye uto wabyakiriye uti nk'umukozi w'Imana mugenzi we? Nabibonye neza kubera ko kuba ari umukobwa yagombaga kurongorwa kandi akabona umurongora kuko burya nta nkwete buri yayo. Ikosa yakoze gusa nuko atantumiye, naho ubundi nta kindi, ariko nabonye ari ibintu byiza cyane. Gusa ikintu yakosora n'ibijyanye n'imyambarire, nabonye mushima ngo yari yambaye neza. Yego. Ariko ibijyanye n'imyambarire ubutaha azabikosore kuko ari uburyo ntabibonye byari bikwiye nk'umukozi w'Imana. Wabonye iki? Nyine ubwo azampamagare kuri telefone nzayimusobanurira. Aribyo natwe twavuze mu kiganiro ko ibyo yari yamenana bimajiyeho. Wenda guhamagaye nkubwira ko nza kuguhamagara mu kiganiro. Ariko ushaka kuba ati yari yambaye kanzu mbi, yari yambaye inkweto mbi. Yari yambaye kanzu ifite pasura ndende cyane ku buryo yagaragazaga n'agakora k'imbere. Kandi ntabwo ari byiza. Niba avuga koko kari umukozi w'Imana, ibyo nabyo agomba kubyita akabigenzura. Kari agakora k'imbere turabisanisha n'abavuga ko ari ikibuno yari yambayemo indani. Oya, njye ntabwo ariko mbivuze, njye mbivuze nk'umukozi w'Imana avuga ko ndi mugenzi we. Ariko tugeze muri viziyo, umukozi w'Imana wese nose abajya gusenga benshi tubona bambaye amapasuwa, bambaye n'amameni, bambaye n'ibigaragaza uko bateye. Abangaba ndumva nta kosa ririho mu madini mujya gusengamo, kereka na mu idini rya Islam. Banjye mbivuze nk'umukozi w'Imana nyine kugira ngo yumve kako kantu nako gashobora kuba kateza ikibazo, ubutaha azagakosore. Mu gihe cy'ubukwe azaba yagakosoye, kuko umugeni agomba kurangwa n'indangagaciro ya Kinyarwanda. Nta kindi akagendera no ku muco w'idini. Ntabwo nzi idini asengeramo niba ari mwemerera. Nicyo utagakwiye kuvuga yuko wenda ari yambaye kuri basanga ari bimwemerera. Niba ari bimwemerera kuraje kabisa, ubwo nabyo ni byiza kuri we. Kuvuga ngo yakoze ikosa kuba ataragutumiye, umuntu atumira aho ashaka, ngira ngo none se ko yahisamo ubutumwa, ko nabonye ko yamaye ubutumwa buvuga ngo mumubwirire Ezekiel. None se ubwo urumva nta rindi ku mutima waba yaranumiye ahubwo kugira ngo antumeho. Ariko yavuze ko atakuzi ngo waririmbye iyihe ngo usengera he? Kuba atanzi ibyo ni byiza. Ubwo Ezekiel yavuze yibeshye, ntabwo ari ngewe. Asanga yaravuze Ezekiel wandi tujya twumva mu bitabo. Birashoboka nyine, ubwo nabyo birashoboka to. Okay. Ezekiel, hari ikiganiro twakoranye nubwo atari cyo tugiye kuvugaho, unyemerere mu masegonda makeya cyane agera muri 30. Cyagiye uvuga ko hari umugabo waryo kurongora umugore kamufatira iwabo, nyuma bitangazwa ko ari prank. Aba bakozi b'Imana turabavugaho iki koko? Abahe? Nyine ibyo twabonye ko ari prank. Nawe uri kungarura mu bintu byarangiye kandi ako kantu wakatambika muto. Ko twabonye wivugira ati byari prank biriye. Ibyo byararangiye. Niba mwarabonye ko ari prank, ubwo yariyo warabyivugiye mu birangiza uko mwabibonye. Ezekiel, Imana iguhezagire, komeze gukuriza umwana mu mahoro, komeze kubakire, komeze guhe buri kimwe cyose, kandi komeze wibuke gusengera imfubyi n'abapfakazi n'abababaye n'abari muri bino bihe bagizweho ingaruka n'ibiza byabaye. Warabibonye mu majyaruguru y'u Rwanda za Rubavu, nabo bose mubibuke nk'abakozi b'Imana mu basengere, muzana abasore bamwe na mwari inkambi barimo. Ubwo nawe mujya mubibuka kugira ngo Uwiteka ushaka byose akomeze abafashe, abebe hafi. Amen, amen. Murakoze cyane. Murakoze nawe. Turagushimiye wowe wari ukurikiye Kigali News 50. Ezekiel avuze kimwe cyose, Smart Galo avuze kimwe cyose. Tubashimire. Of course nitwa Cheke tu Isiaka ndetse n'abana ukiranyina. Ni Kigali News 50, nari kumwe na Elize. Amajwi n'amashusho niwe wabikurikiranaga neza. Nanone kugira ngo murebe zino video bigende neza, nuko ari we wabagizemo uruhare. Nitujya tunerwa Cheke yo twikirishije.